Ndabashuje mbifuriza n'ikaze inshuti bakunzi b'amakuru hiteganyije mwategura n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Ngewe hugiye kubagezaho nk'abandi Frank Rusangano. Tujye kurebera hamwe iteganyije ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 10 Mutarama umwaka wa 2024. Turaya ku masaha mu gitondo turebe n'amasaha y'igicamunsi uko ikirere cy'u Rwanda kizaba kimeze. Ku munsi w'ejo rero biteganyijwe yuko mu kirere cyacu tuzagira imiyaga ituruka mu majyaruguru y'intara y'Iburasirazuba kimwe n'ibice by'uburengerazuba. Iyo miyaga ikazaba ihurira cyane cyane mu bice by'amajyepfo y'intara y'Iburengerazuba ndetse n'ibice by'amajyepfo y'igihugu cyacu. Ku munsi w'ejo rero biteganyijwe ko ku masaha mu gitondo tuzaba dufite ibicu byiganje mu ntara y'amajyepfo mu turere twose tugize iyo ntara. Naho mu ntara y'Uburengerazuba naho ku masaha mu gitondo biteganyijwe yuko tuzaba dufite ibicu byiganje bitazatanga imvura. Ubushyuhe bw'asi buzaba buri hagati ya °C 12 ndetse na °C 17. Karere ka Nyabihu niko karere kazaba gakonje ugereranyije n'utundi turere mu gihugu kazagira ubushyuhe bwa °C 12. Naho mu ntara y'amajyaruguru mu turere twose tugize iyo ntara nta mvura yateganyijwe mu masaha ya mu gitondo. Ubushyuhe buzaba buri hagati ya °C 13 ndetse na °C 14. Karere ka Gicumbi mu ntara y'amajyaruguru niko karere kazaba gafite ubushyuhe bwa °C 14, ni nako karere kazaba gashyushye mu masaha ya mu gitondo ugereranyije n'utundi turere two mu ntara y'amajyaruguru. Naho mu ntara y'Iburasirazuba biteganyijwe yuko naho nta mvura tuzagira mu turere twose tugize iyo ntara ku masaha ya mu gitondo. Ubushyuhe bw'asi buzaba buri hagati ya °C 16 ndetse na °C 17. Umujyi wa Kigali naho biteganyijwe yuko nta mvura tuzaba dufite ku masaha ya mu gitondo. Ubushyuhe bw'asi buzaba buri ku gipimo cya °C 17. Naho ku masaha y'igicamunsi biteganyijwe yuko tuzagira imvura iringaniye mu turere twose tugize intara y'amajyepfo. Ubushyuhe bwo hejuru buzaba buri hagati ya °C 24 ndetse na °C 25. Intara y'Uburengerazuba biteganyijwe yuko mu turere twose tugize iyo ntara tuzagira imvura ndetse iyo mvura ikazumvikanamo n'inkuba. Intara y'amajyaruguru ho ku masaha y'igicamunsi nta mvura iteganyijwe mu turere twose tugize iyo ntara. Ubushyuhe buzaba buri hagati ya °C 23 ndetse na °C 25. Intara y'Iburasirazuba biteganyijwe yuko akarere ka Nyagatare ndetse n'akarere ka Gatsibo nta mvura tuzagira, gusa uturere twa Rwamagana, Kayonza, Kirehe, Ngoma ndetse na Bugesera ho hateganyijwe imvura ku masaha y'igicamunsi. Umujyi wa Kigali naho biteganyijwe ko tuzaba dufite imvura ku masaha y'igicamunsi n'ubushyuhe bwo hejuru bwa °C 27. Babwire yuko ku munsi w'ejo akarere ka Nyagatare ariko kazaba gashyushye kazagira ubushyuhe bwo hejuru bwa °C 28. Naho mu minsi 5 iri imbere uhereye kuri uyu munsi wa kabiri kugeza ku wa gatandatu w'iki cyumweru biteganyijwe ko tuzakomeza kugira imiyaga hehereye ituruka mu kiyaga cya Victoria ndetse no mu mashyamba ya Kongo, bikazatuma dukomeza kugira imvura cyane cyane mu bice by'intara y'Uburengerazuba ndetse n'intara y'amajyepfo kimwe n'ibice by'amajyepfo y'intara y'Iburasirazuba. Ariko no mu bice by'intara y'amajyaruguru n'amajyaruguru y'intara y'Iburasirazuba kimwe n'umujyi wa Kigali naho tuzakomeza kugira imvura iringaniye. Babwire ko ku munsi w'ejo izuba rizarasa isaha 11:56 mu gitondo rikanenga isaha 12:19 z'umugoroba. Mwakoze gukurikira amakuru y'iteganyije naho utamugire ibihe byiza.